umuhamagaro rero inkovu se ahubwo zizanakirare narakubititse nabaye igishungero ngewe kifatika izina amajyambere guzwa n'abantu bifuza kureba nyiraryo kubera ko ibintu bashyizeho ibintu bandeze abantu twakoranaga barabagenzi banyu ibyo bashoboraga kundega muri leta buriya ifite amashive ari n'ibintu by'amajyambere ntamagabo ahantu henshi hari no duherutse guhura duhuriye gashora ku murenge aratangara avuga ati amajyambere we uriho bati kandi ubu ntabwo nzi afande ubu ntabwo nzi ariko ati yewe sinakurenganya ntabwo nakurenganya witabye abantu benshi uwo bari kumwe baraje yaki ariko numva mfite amatsiko ukuntu yarangiriye siyo numva agashaka kubaza urinde se we twahuriye byageze bite nahuye n'ibibazo umuhamagaro watumye Eliya ajya kunywa amazi ukageza akaharyama umuhamagaro Petero wataye indowa ataye imitego agata amato umuhamagaro Matayo wasize amafaranga y'igitasi ibyo bita umuhamagaro ariko umuhamagaro nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati nimuguma mu ijambo ryanjye muri abigishwa banjye nyakuri namwe muzamenya ukuri kuzababatura baramubaza bati ko turi urubyaro rwa Aburahamu akaba ntabwo twigeze tuba imbata y'umuntu wese none uvuga iki ngo tuzabaturwa Yesu arabasubiza ngo umuntu wese ukora icyaha abanga ni ukuri ndababwira yuko umuntu wese ukora ibyaha ari imbata y'ibyaha kandi imbata ntiba mu rugo iteka ahubwo mwene nyirarwo niwe urugumamo iteka nuko umwana n'aba baturamuzamo batuye